Fanya Kazi TV, we are the solution. Nonge gusuza ngo kandi ikaze kuri Fanya Kazi TV, nge unyite Mr Fanya Kazi. Turakomeje n'ubuhamya cyangwa se icyo bita testimony ku bantu bagiye bafite ubumenyi kuva kera ku birebana na cryptocurrency. Muri no turi kuvuga kuri ATU cyangwa se ATU, ni coin imaze kuvugisha abantu benshi, aho bamwe bayise scam, abandi batangira kuyizera, ariko n'ubu ngubu hari impinduka bari gukora ziri kuri phase ya nyuma, ariko gasanga bamwe bari bagikomeza kuba bayishidikanyaho. Kurikira ubu butumwa cyangwa se ubu buhamya witonze bw'uyu muntu icyo avugaho. Aravuga kuri Pi muri make, ariko aribanda cyane kuri ATU. Niba rero uri umwe mu bantu bashidikanya, fata akanya witonze wumve ubu buhamya. Tunamushimira cyane ku nama nziza yabutanzemo. Ndakwibutsa kandi ko iyi video nyikoze ku itariki 4 z'ukwa 11 2025, bitewe nuko hari impinduka ziteganyijwe ku itariki 9 n'icumi kuri coin ya ATU cyangwa se Quantum Wallet. Ushobora kuzareba iyi video nyuma ugasanga bimwe mu biri kuvugwa bisa n'ibidahuye neza, kubera ko hari ibyavuzwe mu gihe nyine igihe cyabyo cyari kitarakorwa. So ntuzagire ngo nukwivuguruza, ahubwo nuko iyi video ikozwe mu gihe hari phase za nyuma z'iyi coin zirimo kugerwaho kandi ni vuba cyane. Mwiriwe neza abanyamuryango dusangiye umuryango wa Quantum Wallet. Ndagira ngo rero mbaganirize akantu gato nagendeyeho ninjira muri uyu mushinga mbere yuko ugera hano mu Rwanda. Ndavuga kuri kote yanjye. Hari abagabo twamenyanye kera, twaganiriye ku bintu bya cryptocurrency, turaganira cyane, tugenda byibuka muri 2019. Abantu banansaba gufungura imbuga ndabyanga. Ndavuga ati oya, tugiye nyine na mining za crypto zindi zitari muri iyi coin, ariko bambwira ikiza cya crypto. Ejo bundi rero kugira ngo menye Quantum Wallet, nubicukumbura ukabyinjiramo neza cyane, urasanga pe nkubwije ukuri nta muntu n'umwe uri hano muri iki gihugu wigeze unyemvita muri iyi coin. Iyi coin nayikuye kwa bagabo, barambwira ati iyi coin yinjiremo. Ne coin ni system iremwe n'abanyamerika, harimo umudogiteri wize Stanford University, barimo bararema iyi coin maze igihe kinini bayirema, atariko ikintu kiriho nuko ari coin bashaka kurema izahindura amateka y'ubuzima bwa buri kiremwa cyose gituye mu isi. Nge babimbwira gutyo, bamaze kubimbwira buriya nge nkunda kumva cyane coin yinjiramo. Icyo gihe pe iyi coin yari itaratangira no gutanga amafaranga, nyinjiramo ndayibika. Abantu ndabyibuka bakajya bandika ku mbuga zabo. Ngiyewe rero nabigiyemo mbere y'icyo gihe. Icyo gihe hari byo bita amasikamu yabaga mu mujyi, njya no mu mujyi hariya kwa Makuza baranganiriza. Ndabwira nese ikintu gituma umuntu yunguka amafaranga menshi muri ibi bintu byanyu ni giki? Barambwira ngo tugushyira muri ibi ukajya bara amafaranga kuri internet, ngo ukagenda gutya ngo wagura umuti, ngo ukazana abandi bantu ngo baza ngo ukunguka. Ndababaza nese hari coin mwamufite gihe harimo abazungu niwe wabikoraga. Ndababaza se hari coin mwamufite twa kenjoyinga noneho twayinjiramo nyine tukajoininga, ikaba ariyo kwinjiramo mu mafaranga twayigura, ahubwo yazamuka tukunguka. Ati hoya, ati coin kugira ngo uyishyireho ati birahenda, ati ahubwo ati wowe tanga amadolari atayanaya, ati uzanye abantu benshi bakajya bakungukira. Ngira ngo icyo gihe mubyibuka abantu benshi barafunzwe. Ngewe ndahakana ndavuga ibi sinabyinjiramo, ko ibyo nari mazemo igihe n'ibyo nzi bitandukanye n'ibi. Hakaba hari abashuti banjye icyo gihe Bitcoin iza muri 2008, bayumvaga bakayibona banga kuyimayininga, barayanga, banga no kuyigura. Baravuga ngo iki kintu ntago kibaho, ngo amafaranga y'ikoranabuhanga nabaho. N'ubu turanaganira bamwe na bamwe, arambwira ati nayinjiyemo icyo gihe, atariko nabibona nkabona ni ibintu biciriritse, nkabona sinabyinjiramo, sinabikora. Atariko nibwo sobanukiwe isi ya crypto ubu ngubu. Ataho Bitcoin igeze ku mafaranga 17,000. Icyo genda byibuka hari muri 2000 nejo bundi, nta nubwo ari kera, mu 2020, muri 2020 na kangahe. Nyangana hari umuntu romagariyemo, ndamubwira nese ni muvandimwe ni wakwinjira muri coin ukamayininga. Ndabyibuka icyo gihe muha amacoin menshi harimo ni Quantum Wallet arayimayininga, aremvita nyine abantu.
ariko ikintu cyantangaje aricyo namwe ndi kubabwira, ejo naramubwiye ati ko nubwo ayimayininze injira muri ecosystem yayo muri noza muri roadmap usome. Arasoma arangije arambwira ati amafaranga ntayareba rwose, ati kwemvita byo biragoye. Atari ko ejo bundi yabyemeye ari uko abonye coin imaze kugera kuri step runaka, yari imaze kugera icyo gihe ku dolari rimwe, aragura coin irazamuka igera ku gipimo ashaka. Imaze kugera ku gipimo ashaka ndabyibuka, yakuyemo amafaranga atari make agera muri miliyoni 22. Arambwira ati ibi bintu ndabona ari seriye. Rero nibyo nshaka kubabwira, umuntu wese urimo arinjira muri systeme agaca abandi intege cyangwa akavuga ibintu bidakwiriye cyangwa se akavuga ibintu bitari byiza, menya ngo ibyo ugiye kuvuga ese bimeze gute, menya ngo ese aho ugiye amagambo ugiye kuvuga ameze gute, ese abo ubwira ni bande. Hari abantu benshi cyane bamaze igihe muri iyi coin kandi bakeneye gukira bakava mu buzima bumwe bakajya mu bundi. Hari n'abakize sinshatse kubavuga, ndabyibuka arabona bwiye bo bamaze no gukira, ariko ntago bashobora gutera iyi coin ibuye. Rero wowe niba nta mafaranga ufite wagomba gushoramo, ukaba ubungubu ugiriye ubuntu bwo gushora amafaranga makeya ukagira coin runaka utunga. Iki gihe izi coin ufite zaguraga amamiliyoni ndabyibuka, none ubu tuvugana wowe uri kuzitungira amafaranga 2. Mwihangane hari umuntu uri kumamagariramo. Niba hari umuntu wazitungira amafaranga menshi, wowe ukaba uri kuzitungira amafaranga makeya, nta mpamvu yo kuza guca abantu intege ngo ikintu ni scam. Iyi coin ntabwo uzi ubushobozi ifite. Niba ukontorora neza Pi yatangiye staking, winjire no muri roadmap yayo isome neza, cyangwa nabo mvuze bwa mbere ba Olivier n'abandi bose bakubwire itangiye staking ibonye ibintu iyi coin ikoze, kubitewe nuko ba dogiteri biganye n'uyu mugabo Nicolas Kokarisi. Nshuti yanjye rero icyo nshaka kubwira, Sidara Bank ngira mwabonye ibyayo, nta coin nimwe ishobora gusokera kuri level runaka nkuko bayamamaza cyangwa nkuko bayivuga, ahubwo isokera ku giciro runaka, ahubwo bikazamuka gake gake. Iyi coin muzaho yasokeye kuri 0.3 muri roadmap yayo biranditse, irazamutse ivuye kwa ayo mafaranga igeze ku madolari 13 n'ibindi. Banditse ko izarestingira ku madolari 20. Ngewe ndabyibuka mininga coin nyinshi, iyi Solana ntabwo nari narayibonye, ariko icyo genda byibuka nayiguze ku madolari 17, shyiramo miliyoni 6 ngura Solana. Amafaranga nakuyemo n'amafaranga nashatse kuvuga umubare wayo, n'ubu ngubu mpagaze neza. Pi abayimenye bayimayininze kera, nge naje mu bantu ba mbere bamayininze Pi, ngera mu bantu 50 bafataga muri buri bihugu ngirirwa ubuntu, niko navuga. Nza mu bantu 50 Pi nayigurisha icyo gihe ndabyibuka amadolari 11 nayo nakuyemo amafaranga. Rero uyivuga ngo iki kintu ni scam, uko ntabwo uzi ikintu uri kwita scam icyo ari cyo. Ikintu uri kwita scam ni ikintu gifite abantu bubatsemo amazu, ni ikintu abantu bafite amamodoka bagendamo, ni ikintu abantu bubatse systeme. Mbese navuga ko twubatse ibintu byinshi muri icyo kintu bita scam. Nshuti yanjye, abashoye umushinga ntago ari ibigoryi, nta nubwo ari ibicucu. Nta scam nimwe ari gukuramo aya mafaranga na gutya. Bya bini muzana ngo umuntu ngwenje bwa mbere wakuramo amafaranga menshi, wakuyemo miliyoni 700 muri scam ninde, wakuyemo miliyoni 10 z'idolari muri scam ninde. Ahubwo aba bagabo bubatse systeme yabo bayubakira abaturage, bayubatse bakoresheje systeme yo kugira ngo ifaranga ribe decentralized money, rigere ku baturage bose. Noneho bakora testnet. Iyi testnet bakoze testnet, iyi voice muyumve, bakoze testnet igendeye kwemvita amafaranga, ugasarura amafaranga, ariko muri coin yabo. Sinzi impamvu mutumva ibi bintu. Muri coin yabo apana bya bindi byo kwemvita gushora amafaranga muri Bitcoin, muri Ethereum, muri Solana, muri muzindi coin. Muri coin yabo wamara gushora amafaranga muri coin yabo kubera ko bakoresha iyi system ya artificial intelligence, ikakoyimayiningira zino satu ufite ukabona umusaruro. Abantu bakuyemo amafaranga menshi. Sinzi ikintu ngewe nkuruye kuri kote yanjye, abanyafrika nitwe dufite ikibazo.
turarira turataka. Ese mu by'ukuri inama y'izi exchange bayizanye hano mu Rwanda, harimo payi, harimo Sidara Bank, harimo izi exchange zikomeye nka Mexico, nka Bybit, nka OKX, nka Binance n'izindi. Murabona inama ntibayitegure Nigeria bayizanye iwacu. Uratekereza iki munyarwanda? Ahubwo umenya ngo wa muvandimwe wawe arakennye, reka muhamagare afate ibihumbi 10, ntago ari menshi, agure coin ayibike. Nukira ntazagusabe, ahubwo we ku mafaranga we yiwe uzamugira inama yo kumubwira ngo ifaranga waguze rimeze gutya, ngwino ngufashe ibi nibi. Twijya mu bintu byo guterana amagambo, kuvuga nabi ikintu. Umenye ko iyi system yakozwe y'abantu bafite mu ndi dogitora cyangwa se mu isi ikoranabuhanga 6 bakayubaka bakayishyira hariya, twe turayicukura. Niba ducukura ikintu nk'iki ngiki bakaba bavuga ngo tariki niyi, nturambirwe iyi voice, uyihangana yumve, tegereza. Niba guha ikintu utegereze, niba guha ikiri igihe utegereze, niba rocinga nkuko bayishimangiye uyakire. Ni Imana irabikoze ibitangaza. Ukire ugende ubumukire mu rwego rwawe. Nshuti yanjye rero, nababwira mwese, ndimo ndababwira nk'abavandimwe, mugerageze dusengera umugozi umwe, twumva amakuru. Witera amabuye uriya, ngutera amabuye uriya, utera amabuye uriya, wafashe amafaranga ugendeye ku mutima wawe. Uravuga ngo reka nshore muri iki kintu nzahombe cyangwa nunguke. Ibyo ni bikimwe. Iki ntago ari ikintu kizaguhombya. Niba tuguha amakuru yizere cyangwa yafate uko ugendeye ku mutima wawe. Ariko mu by'ukuri niba umutima waragukomanze ngo ugafata amafaranga yawe ukaza ukashora muri atu, bakaguha satu, ugashyiramo atu, ugastakinga, wijya mu bintu byo gucangacanga abantu babwira ngo turahiye, ngo turapfuye. Nta gupfuye. Urapfuye gute? Ese gupfa ni iki? Gupfa nuko umuntu ababuza umwuka wo guhumeka, umutima ugahagarara. Aha rero nta mutima uhagaze. Turi mu buzima bwa buri munsi bwo gushakisha icyaduteza imbere, sibyo? Ubu none mu Rwanda ejo bundi bagiye kurema indangamuntu y'ikoranabuhanga. Mwabibonye ko bamwe batangiye kuyamamariza. Bagiye kurema ifaranga ry'ikoranabuhanga. Iyi note ya 5 igiye kuvaho burundu. Hajyaho amafaranga ahenze, hano umunyamahanga azajyaza afata amadolari afite yashyire muri CBDC y'u Rwanda, Central Bank Digital Currency. Nshuti yanjye, ntabwo uzi ibyakozwe kugira ngo ifaranga ryubakwe. Nta nubwo wakugaragariza abatumye ifaranga ryubakwa. Ntabwo uzi ko twese amashuri twize nuko tumeze. Twese niba turanga duhora mu isi ikoranabuhanga. Niba isi tubona miliyari 8, miliyari 5 zikaba ziri mu isi ikoranabuhanga, miliyari 3 zatuma zo zitajoininga umuryango w'ikoranabuhanga, wowe uca abantu intege. Wabuzi iki kintu kiri kubakwa muri system ari igiki? Tegereza, ntabwo ukizi. Ecosystem yabo bayitunganye neza, twinjire mu buryohe nk'abanyamuryango dusangiye umuryango wa Quantum Wallet. Turabavandimwe, sibyo? Dushaka kugira aho tuva tukagira aho tugera. Ikiza nta munyarwanda ugira icyo abona ngo agishe mugenzi we, aramubwira. Unaniwe akinanirwa, uzamutse akazamuka. Icyo nicyo mbakundira 100%. Urumva? Ntago nshaka gukira njye nyine, nshaka gukira n'abandi bagakira. Icyo ni kimwe. Mwegere iyi system mugiraho umuva naho mugera. Nuguhanahana amakuru kugira ngo tuve tutere imbere. Icyo abazungu baturushije mukabona baragiraho bava naho bagera. Nimugire ngo amafaranga barayakora, ntago bakoraho kurusha. Oya, nubwo amafaranga bafite agaciro kurusha igihugu cyawe. Oya, bamenye coin barayigura. Twebwe abanyafrika ntitwayigura. Ubu nibo bakire. Baguze Bitcoin barayifite. Ubu nabakire barirwa baryoshya ku micanga, bameze neza. Nabakire ku rwego rwabo bitewe nuko bamenye ikoranabuhanga. Niba wibuka muri Bibiliya haravuzwe ngo hazaba amafaranga menshi. Abantu bagire ubwenge bwinshi bazagera ku rwego rw'uko bibagirwa Imana. Ese gato yareka nkubaze, amafaranga menshi uzi uzatunga, uzapagasa ukorera umukira yaguhe? Na hana amafaranga menshi ari ni muri ikoranabuhanga wamaze kugeramo. Rero kujya gupanika kuko icyo urimo ntabwo uzi cyari cyo. Iyaba ukizi wakakigumyemo. Ahubwo umenye Imana yaguhaye ubwo bwenge, ukizera ukakijyamo, ukumvira umutima wawe. Uko umutima niho Imana ireba. Imana irakubwira ngo ngendera mu mutima imbere. Sindeba ku byaha mukora bwo ndeba mu mutima indani.
sibyo? Wowe niba uzi neza yuko wajoyininze ugafata amafaranga ya ukayemvita muri Quantum Wallet ukagira icyo usaruramo, bakakubwira ko icyo gihe cyari testnet, ubikaba ari mainnet, wakoze ugatuza, wakorera 100,000 ukarya 90 cyangwa ukarya 80 vene ukajugunyamo, urimo urarwana n'iki? Ubwira abantu bose ko mwihanagure ngo ibintu birapfuye, ngo ibintu birarangiye, ishyano ryaguye hanire. Niba isi ifite miliyari 8, miliyari 5 zikaba zimaze kujoyininga ikoranabuhanga, miliyari 3 nizo zizaganza miliyari 5. Niba umuntu agwaye amakuru yakira uyumve wiyaca amazi, barakubwira ngo umunyabwenge arumviriza, ntuza uyu muntu amakuru yakuye. Kwese ntabwo tuba ku mbuga zimwe, ntuzi ubuhanga afite, ntuzi uko ameze, tega amatwi wumve. Sawa kandi merci. Turamushimiye cyane. Niba kandi wumva ushishikajwe cyangwa se ushaka kumenya ibyinshi kuri ATU, muri iyi channel hari video zitandukanye ushobora kureba ukabagira byinshi usobanukirwaho. Stay in touch. Ni Mr. Fanya Kazi kuri Fanya Kazi TV. Fanya Kazi TV. We are the solution.